Ndagusuje mukunzi wacu, ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Gasabo ku musozi bita Ndabirambiwe. Uyu musozi wiswe rero Ndabirambiwe, ngo abaturage bamwe na bamwe bawuhinduye urusengero, ngo kuko abaturage hakunda kujya abaturage benshi bagiye kuhasengera, ngo kuko iyo bafite ibibazo ngo niho bajya kubitura, ngo iyo bavuyeyo rero ibibazo bari bafite bihita bishira. Gusa bamwe mu bandi baturage bo bavuga ko uyu musozi ahubwo wagira ngo urimo abazimu, ngo kuko iyo umuntu wese yagiyeyo ngo harimo abantu bapfirayo. Ibi rero tubivuze nyuma y'uko hari umuturage wari wagiye kuhasengera, ariko ibyiwe byose byaje kurangirira kuri uyu musozi, kuko yaje kuhapfira mu buryo abantu bose bataramenya. Urupfu rwateye urujijo abantu benshi, ndetse n'abantu bose babyumvise bagwa mu kantu. Icyo tugusabye rero nyabona nuko wadushigikira ukara munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazu yakaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'incamugongo yagaragaye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, nyuma y'uko abaturage bagiye gusenga kuri uyu musozi wiswe Ndabirambiwe, ngo iyo bagiyeyo ngo ibibazo byabo byinshi bihita bikemuka. Gusa uraza kumenya mbese uwo muturage yaba yazize iki, ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kubona uyu muturage apfiriye aho ngaho kuri uwo musozi wiswe Ndabirambiwe. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Ndagusuhuje nanone mukunzi wacu, ari nakora naguha ikaze muri aya makuru y'uyu munsi. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Buri gihe iyo tugiye gukora inkuru turatubibutsa gukora subscribe cyangwa se abone, n'akazu yakaza nako gagakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Umuturage wo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, abantu benshi, abaturage bose bacitse igikuba, imitima yabo irahagarara nyuma y'uko babonye umuturage wari wagiye gusenga ku musozi wiswe Ndabirambiwe waje gupfirayo, ngo yari yagiye kwiyambaza Imana. Abantu benshi bari mu gihirahiro nyuma yo kumva runo rupfu rwatunguye benshi. Ni umuturage utigeze ubasha kumenyekana amazina, bivugwa ko yaturukanye n'abandi mu karere ka Gicumbi mu mujyi wa Byumba, yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, ubwo we nabo bari bari kumwe bari hafi gusoza amasengesho batangiye yo kwiyambaza Imana. Ibi byabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo ku musozi wiswe Ndabirambiwe uri ahazwi nko mu Kinyamerika. Aba baturage baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko urupfu rw'uwo muturage utigeze ubasha kumenyekana imyirondoro yiwe rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Nyakanga 2024. Umwe mu baturage utashatse ko amazina yiwe atangazwa yagize ati, twabyutse mu gitondo tubona abantu bashungereye hano, tubajije baratubwira ngo ni umuntu wahaguye. Bamwe bari baturutse mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi, abandi baturutse mu mujyi wa Kigali muri Gatenga. Bari barahuriye ahantu mu rusengero, bumvikana kujya bajya mu masengesho kuri uriya musozi wiswe Ndabirambiwe uri ahazwi nko ku Kinyamerika. Uyu muturage wakomeje gutanga aya makuru yakomeje agira ati, abo basenganaga baramubwiye ngo hari aho bagiye gusengera, arababwira ngo nimusige. Nawe barajyana, baraje barasenga, ngo niwe wakundaga gutera amakorasi ayoboye abandi, ngo ahagana saa 11 bagiye gutaha. Inkuru yahise yisakara mu bantu benshi, cyangwa muri abo bantu bari bari kumwe, yuko uwo muturage
yikubise hasi ubwo yarateye ikorasi arimo arahimbaza Imana ngo yahise amanuka ngo ahita aryama ngo gusa niyikubise hasi ngo ahubwo yahise aryama ngo gukanguka biranga. Abari aho ngaho cyangwa bari kumwe n'uwo muturage bahiye ubwoba, imitima yabo irahagarara, bahita bafata amafaranga bariruka bajya ku kabotike bagura agafanta ngo kugira ngo barebe ko ari umwuka wari uhize kubera inzara, ngo kubera yari amaze igihe atarya. Gusa baje gutungurwa nuko bahise bahamagara ambirasi ako kanya cyangwa imbangukiragutabara, ejo isanga wa muntu yarangiye kera cyangwa yavuye ku isi y'abazima kera. Abaturage bavuze ko nyuma y'uko uwo muturage wari umaje gutabaruka cyangwa wari umaje gupfira aho ngaho kuri uwo musozi wa Ndabirambiwe, polisi yahise ihagera ihita ishyira umurambo w'uwo muturage mu modoka barawujyana. Aba baturage bavuze ko kuri uwo musozi wa Ndabirambiwe ngo kandi hakunze kuza abantu benshi cyane kuhasengera bagiye batandukanye, ngo gusa ngo no mu minsi ishize ngo haherutse nawe kugwa uwundi muturage nawe wari waje gusengera kuri uwo musozi wiswe Ndabirambiwe. Gusa aba baturage mu gahinda kenshi, mu kiniga cyinshi, bavuze ko ubuyobozi bugomba gukumira bano baturage bajya gusengera kuri uyu musozi wa Ndabirambiwe, ngo kuko ngo batagiye babakumira ngo abantu benshi bazahashirira. Bamwe batangiye kwibaza ati uwo musozi wa Ndabirambiwe wasanga ahubwo usigaye ukoreshwa n'amagini kuyaba cyangwa y'itsinda rigiyeyo, ngo nta muntu utajya uhaburira ubuzima. Reka rero ngoze mu nkomeze ngushimire wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio. Duhora tukwibutsa buri munsi gukora subscribe cyangwa sabone, n'akazogera kaza nako kagakandaho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.